byanze bikunze wamugani wamugani uwawe yapfuye bigenda bite twamutera ariko uramuterana mu ariko umuntu yimemfa gupfa amutinya akagira ate kandi apfuye ari mu nzu yapfuye muri mwenyine niwe ukoraho ibaza story nyine umugore ukora muri muruge bazatashye muri nko ku restaurant bari kugutera shasheri uzi umurambo none akarabije uyu munsi umurambo nawe ukarabije tuzi n'ukuntu indakoraga hejuru kuri parafo iyo ukabona mbere nkagashyiramo ikibazo ni uko naguma muhuje mwese ibyo mwize ariko ubundi muri etike barabyiga uko byitwaramo nubwo bitabura ingaruka nase ubu tuvuge ko ubu koza imirambo najya ngira ubwo nzi ko nanjye urangarabye nakureye so wahakora uretse no kujya batagukarabye akora byamuseriye byakumuseriye nawe reka mbize ukuri reka nigire mu kirere cyaje ibintu byaruka reka cyo mu inzara yakwishe nayo ntago wakora ariko warabyize ukiga iyo etike wakora niba waba utarabyize inzara yakwishe wawe bigera nijoro mbwira ngo reba umuntu uri hanze usore ikintu mukoreye ndiruka ngugire ngo inzu ndayise ubu size inzara bazajya bazikoresha nanze kujya gufasha uri gukanura no kuri kwimana noneho hano hayisanze abantu bahuje mentalite ayo ngo nanuze bire kumbona wakamye imana babagira gutyo kumbona wakamye nakaniye ko umubyeyi wakaniye muri murugo najya kubwira ni akazi ndagakora najya kubwira ujye uva mu kazi ntukambwire ibyabereye mu kazi wanyu nakambwira ibyabereye mu kazi wawe azagukarabya nijoro ukora ku kibuga cy'indege yakubwira ati uyu munsi bafatanye umuntu urumogi ashaka kurujyana muri Amerika ariko ikibazo uyu nguyu ni ukujya kubwira ibintu by'imirambo ese ukeka ko ari zo nkuru